aratambika habaye nta kintu nari nakoze narwanye biranga neza pe ukuri mbabazi biri muri wakoze urumva nyine bose utanyirukana sibyo nyine habaye nyine urumva okay hagu bose gira drama zawe ndazira bose nabuze ibyabaye kudashaka kukimbwira ni iki kaga shitani kari shitani muzini kandi warambujije ngo sinzongere gutuma yinjira hano ariko sinzi ukuntu byagenze ninde nyine bose nakuri mbabarire pe mbabare utanyirukana kubera ko mirinji yatebyagenze gute mirinji hano nyine ngewe yakomanze bitamagarara nk'umusirikare ndavuga ngo ndagukubita ingumi nako nyine yarangije ndamubwira ngo ntabwo yinjira byanze nyine mbona mabuja araje ahita amwinjiza ni mama wamwinjije ariko ngewe nari narwanye pe nakuri boss utanyirukana utuvugana mu mirari mu nzu ari mu nzu boss utanyirukana nuko utambwira nabi ntacyo byose nabikoze urakoze boss Scotty! Kagari mba mama. Nawe muhamagaye inshuro zigira mu ijana. Scott, ufite ikihe kibazo? Waje no kwirirwa uryamye cyangwa waje gukora? Ubu ngubu kwezi kuzagira ati nanjye nje guhembesha n'ibindi byinshi cyane. Urujana ko narinde. Uri gukora iki? Ndimo gutekereza. Wari urimo gutekereza uryamye. Watekerezaga warotaga? Uzi n'ibindi kandi ukakanye nakwirukanisha kuko ndabona akazi karakunaniye of course uzo kwirirwa uryamye twakorohereza twaguha rugaruka atayi wanjye kajya kuryama no nta kintu mvugana nawe ejo bundi naje ahangaha nkubaza amadokima yaratararangira umbwira ngo zisagarazagara n'ibindi byinshi cyane nje kureba uko muri gukora akazi nsanzwe uryamye nagakoze nukora akana ndimo kumedita ariko medita gusinziriye ubwo urasa nk'umuntu wawe kumedita cyangwa urasa nk'umuntu wari usinziriye wagezeyo erega uri kurota hano hari igitanda wahazanye ese ni mabuja ko nari ndimo kwikoresha inama bikoreshaga inama sikoreka nkubwiza ukuri ujye unkurira komedi mu kazi sibyo ntabwo mba naje kwirwa nshinyikana nawe ahangaha ngo uri kwikoresha inama ngo utekerezaga ngo wiki izo nama ujye ushaka amasaha yo kuzikorera usikore hano muri ofisi yanjye nimba uko izo nama zawe usinziriye ahangaha ntabwo ari wabaza kuryamira funga ibyo bikoresho byawe nta kintu nta nubwo ngikeneye kubona muri ino kampani umaze kundenga umaze kundambira kuko akazi kakunaniye funga pisi haniso wowe ubundi niko dukorana n'umuntu akarinda agera ahasinzira wicaye aho ngaho unamukeba
usigaye ugenda ngasigara n'irungu nkuko iyi ngoma yahimye imirisho idahindura umukaraza niko numva twasazana sinyishobora kwiyumanganya sinarekera kuvuga yuko mukunda iteka iyo nkurebye mu maso uruko umutima uteye ndabivuga sinarenzaho. Ni kigaragaza ko mufite ibintu mwebwe muhisha mwembi mufatanya kwica akazi. Ntabwo ntabwo ariko bimeze. Bimeze gute? Wenda usibye kuba ugiye gufata uwo mwanzuro Scott nuko gusa wenda uretse kuryama yararyamye ariko njye mbona akora n'akazi neza wenda sinzi ikibazo yaragize. Kandi ikindi urabona ko usanze nyine n'undi akazi twari afite ikibazo. Wararwaye? Ese afite ikibazo bose barasinzira. Iyo ufite ikibazo unsanga muri office ukamenyesha ikibazo ufite aho kuryama mu nyicira akazi. Nate badi ndi hariya nicaye nziga abantu bari gukora akazi wowe uraho ngo uraryama. Ngafite ikibazo kandi sone kumuvugira. Kuba akora akazi neza ni gute akora akazi neza ni inshuro zingahe bibaza dukwa akazi. Kakwiba gute warayikora iki? Usigaye urara mu mayo. Ko nabwiye ko niki n'abakozi bamwe inzoga urara hehe. Ntukamenyere siko. Ntago gara nawe. Ndakubwiye ngo afunga ibyo bintu byawe byose ngiye kwiruka. Amahirwe Gerrardson. Babarira. Reka mubwire ari gushyira ibihumbo muri kampani yacu. Babarira nawe. Ndakwiyana. Scott kuvugana. Ako uzi ibintu bari gukora amaye. Uziko Scott yirirwa ryamye document razangiza najye ko ibintu neza uko agomba kubikora. Ibasiko mu maji document shirenge. Ntazazana. Awanjije ariko nazishyize kuri desk. Wasanga afite ikibazo Scott ufite ikibazo. Ibaze ko yararyamye. Ufite ikibazo. Arasinzira aryamye muri office. Can you imagine? Scott ufite ikibazo ndikoza. Ibaze ko afite akazi kari personal aho kugira ngo aze kwambira akazi akaryama. Ngereka mu bwisi kuri ko Mike dufite kwirukana Scott. Nubundi nta kintu atumariye usibye gushyira kampani yacu mu. Shema bimeze biti bya Scott. Babarira Scott. Ngiye ikintu mbona cyo nuko wenda ashobora kuba ko afite ikibazo ko mukanya twavuganaga ariko bafitanye ubushuti nta kuntu atamufite. Ntabwo umuntu usoye kutara ngo asinzire mu kazi atakibazo afite. Scott asanga zituvugana. Subira mu kazi tari ifite ikibazo cyo. No worora ate. Sanga zituvugana. Bosi no kuri mu mugirire faveur kabisa ko wewe ndabimenya. Ngo kwanza umikibazo afite kwanza. Maya. 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 Wabyutse. Bwakeye. Byuka ufate breakfast. Byuka ufate breakfast.
Icara. Siko. Si boss. Bya boss twabisize mu nzu, impamvu dusohotse no kugira ngo iryo zina rihave. Sibyo tuganire nk'abantu b'abavandimwe. Ubundi Mike ntabwo ndi boss wawe. Yego Mike. Ufite iki kibazo? Ntabwo nyiri boss wawe mbwiza ukuri yisanzura mbwiza ukuri. Nyine urumva sinzi uko nabikubwira. Birakomeye se ni nyine ntabwo byumvikana njye n'umuntu w'umusore nkawe n'ibigango ufite n'imyaka urimo ubuse imyaka myinshi usumbya wowe uburyo wowe twavuga ngo ni ikibazo cy'ubukure ni gute uhita ugasinzira ukifata ugasinzira mu kazi. Boss ntabwo ari njyewe. Ntabwo ari njyewe. Nyine mbwiza uguye hano singushaka wenda ngo nkwirukane ngira ikindi gushaka kumenya ikibazo gifite nyamukuru tukive umuzini muzi ngo tugikureho usubire mu kazi umeze neza. Urumva maze iminsi mfite akabazo gatuma naryama. Nyine icyo kibazo nicyo nshaka kumenya tumenye umwanzuro dufata kuko hano uri kwica akazi kandi ubusanzwe uri genius mu kazi. Urumva nijoro byagenze nagiye kwa muganga. Papa wanjye ararwaye rero ninjye umurwaza. Scott. Nisi yo yategeko kumbwira. Ko umubyeyi arwaye nta kintu cyutoye umubyeyi uriya uzanamufata neza. Sibyo? Ahubwo se kututaze konje. Konje boss nari maze iminsi ngivuye rero guhita mu bango ngiye kwaka indi konje. Nabyo byari kuri ikibazo rero navuze naho kugira ngo nice akazi kanye n'ijye kwa muganga nsimburanwe na sister wanjye niwe waramurayeho yamwe kugira ngo nawe uzi umurareho kuri niyo mpamvu nari agatotsi kari kantwaye ariko nyine yarashatse kunyirukana muri buriya buryo ariko nta kabuza nari mfite kandi nese Scott nta ntuka umwana ngiye uzanyuza umbwire cyangwa ukananyandikira Isimbi ukambwira ati mfite ikibazo iki n'iki uriya ni wavuye mu ikonje uyu munsi uwo munsi wo kwivamo umubyeyi akagwara twakurika kuko nta kintu cyuta umubyeyi akazi ejo none no munsi dushobora okay n'urugero dushobora guhomba ejo none se twakomeza gukoresha ariko umubyeyi agakomeza ari umwe wabukenye wabukiza umubyeyi n'umwe rero ntukiyumve wowe yemereza ibintu ngomve muri konje ngo nabivuga bite urabivuga tugenda tukaguhakanira ariko tukatuzi ikibazo kiri ko sibyo nabitinye kandi umukobwa nawe mbona naje okay mirinda bizi rimwe yema ntajya mvugana n'abakozi ndi kutiga ariko nakongeye gukora akantu kagakosa nk'ako kubugogiye nafata ko nk'ubwana yego boss nise ubuse ntukine n'amafaranga se buriya yo gufasha umubyeyi wamufashe sikona akona sibyo ntuzongere nongera kwica akazi muri ubu buryo ntabwo tuzabyumvikana ngo ayo uburenganzira bwo kunyandikira ukamenyesha ikibazo ufite tukumva ko twagikemura yego ngiye kuguha ngiye kukure kutaye sibyo ngiye kukure kutaye ujyane ugende wite kuri papa umwiteho mu buryo bwose bushoboka nta kiro uzagaruka uzatumenyesha sibyo banaciye n'amafaranga menshi ariko banyatse 200,000 muri ibindi byishyura iminsi bakambwira namba yawe 0788 0788 Scott utagengwa Scott message zitinda ko nimba tumufite mu bigenda dufate hanyuma ugende yego uzagaruka arukumva imvye yakize basi bose nk'icyumweru se boss uyu muvye ntakizagaruka yego mwakoze boss yego mwakoze boss
Yesu ujya kugira kontorora umbwira icyo ushaka we nanjye ndabishyireka muri ibindi ni ngombwa se ngo buri gihe uko umuntu yicaye muri ofisi aba ari gukora akazi umaze kumbona ndi kuri level iri hasi aho usigaye umfata ukansuzuguza bano bakozi bawe njye ni gute ejo nafashe uriya mushenzi nkamwirukana wangizeho ugahita wongera kumugarura mu kazi ko ugira agaciro n'abantu umuntu abaye umushenzi gute Isimbi kuki ugira umutima ako si umutima w'umutima mubi gusa agasobanura mbwira agasuzuguro nagusuzuguye ukansobanura agasuzuguro njyewe mba nifitanye nirukanye marura mushenzi ngo ni Scott nkamugamba soke muri office agende wangizeho ugahita umugarura ugambwira ngo tugende ngo tuvugane nkajya kugenda no kumwirukana wangiza mu minota ingahe nakora mu gitondo araje nagiye muri office musanga biriya ni ibiki nese kuba namuganirije nkamenya ikibazo afite nkamuha n'akaruhuko akagenda akaruhuka ntibijya kubabaje ariko wagira umutima wa kimuntu reka nkubwire ibyo byo kumuha akaruhuko waza ku kazi gute se afite ikibazo yafashe inzira za ku kazi ariko afite ikibazo ariko adafite ubwenge reka mubaze yari yifashe umwanya we atega tikeyi kuki ataduhamagaye ataragera aha biriya babyita agasuzuguro kamwe sinzi icyo bita agasuzuguro n'isi bitari agasuzuguro aho umukozi agera mu kazi yaragize akicara just kugira ngo twebwe ko yageze mu kazi ni wowe nk'umuyobozi wabo kuki utamenya ibibazo bafite kuki utabaganiriza ngo umenye gute umukozi umukoresha afite ibibazo bingana ibyo yari afite nawe ujye ubikora ko nabonye ubishoboye sibyo iri kubagirira impuhwe uraborohera azifu biri muri contract dufitanye ndetse ubundi ntabwo biri muri contract of course ntabwo biri muri contract niyo mpamvu tugomba kurikiza amategeko uyu munsi rero bigomba bigena kuko ni ikibazo kuba bitarimo kuko ntabwo ushobora gukoresha umukozi umubyeyi we awukoranye ari kwa muganga none we ejo bundi bazanapfisha tubunone tubakoresha hakwiye kubaho umuntu ukwiye kuba agira iki sinzi iki kibazo tukigiye nta nubwo yaba wangaje undi mukozi ugomba kumenya imibereho y'aba bakozi dukoresha abayeho gute afite ibihe bibazo kuko ko tumubona n'iki uriya musore agira amafuti buri munsi arakerewe buri munsi mpora ntongana nawe ubundi wamubonye n'iki ngakora neza akazi mbese ibyo yangiza bingana n'ibyo akora neza nyine nta musaruro mbona atanga ntabwo ntituguterana amagambo dukora akazi ibyo gusuzugura byo ntabwo nzi ko nagusuzugura kuba naramwumvise nkamusohokana hanze mu kibazo afite nkamugira impuhwe nkamuha akaruhuko nararikubise kampani nanjye mfite ikibazo ubwo akazi k'uyu munsi sinkakora just nyine ngo nagusuzugure just kuko umukozi agira ikibazo akareka akazi hari ikindi kintu cy'ipasomo ntazi mufite ikibazo nta kibazo mfite nawe gusa igihe mbona akazi katagenda neza nkabona uri kubabembereza hari abana bawe birambabaza please ariko kuba ishuri ryigisha umuntu ukajya kwiga ikintu utagasuzugura n'uyu munsi simba gusuzugura aho wumva wacumva utese umuti okay tubireke shaka uburyo nimba ari ejo n'ejo cyangwa umugoroba tuve mu kazi tuzajya gusubira mu byose tugasura Scott ahubwo ari kwa muganga tukamenya ikibazo cy'umukozi afite biki tukamenya ikibazo umukozi wacu afite dusura umubyeyi njyewe ni mpaguruka ahangaha nkafata inzira ngo ngiye gusura umukozi nkoresha ako n'agasuzuguro kabi sinabikora never tuzamusanga mu bitaro ntabwo tuzamusanga ku kazi ni umukozi hanze y'ibitaro ni umuntu nkawe nako hanze y'akazi right you can't accept what you think no I'm not a robot
Cyaane ntukansetse. Mwana yanjye uzi ko iyo mbogo ntayibukaga. Ubundi se n'iki wowe wibuka? Ugenda pe ugira umutwe wibuka neza ariko mubwiza ukuri. Ibyo bintu nari narabyibagiwe noneho cya gipapuro nacyangaga. Ntabwo mba nshaka kukiyoka mu mutwe wanjye twigeze kugirana bifu kirankubita cyangwa ubise ngo ninazibagirwa. Yo ndabyibuka. Marenze pe yanjyanye muri ofisi none agutwara ibyo nyinshi byabaga byicaye kuri wambonye biri kureba byose. Bahita bamenya ikigiye kukubaho. Niba nase n'undi ko weho wigo aritondaga nubwo hari ukuntu waba kumeze ese hano uracyari umuswasha wari umuswasha twiyanze yabyaye ibya kera none nangaga cyane cya fizike yarangoraga. Ni iki kitakugora kubyuka birakugora kandi Ubona ubunebwe nabaga mfite. n'ubunebwe ugendana nabo. Shareka tubyihorere ibintu by'inkuru za kera by'umwana yanjye. Ariko njye nikundiraga nyine nkakugwa ku muntu yafunze imboni bamushituye nimugora muri etide ya kabiri kubera ibyo yirwagamo akumfungaga inguri waratindikaga umukobwa. Nendeka iki Genda si Keve warafashana. twakundanaga wenyine. Ejo Keve ejo umuntu akagusanga kwande. Nagomba Mwana warazengurukaga. Ko okipe we Peyeri bose bari bakuzi. batamenya n'ubara. Abo cyane inkuru za segonderi ziranshimisha pe. Zirashimisha ko noneho nta kurishimisha nk'iyo wari ufite umuhungu byibuze mwakundanaga. Mukaba mukikundana mwana akundanye kera. Uziye mushe muri gutera story. Zo mu buto bwanyu. Nesa nicyo kintu cyiza cya mbere nzi kibaho. Uzi ko numva bishimishije. Uziye muri kuganira tuntu mwakoraga kera mukiri batoya. Mukaba muri kwireba mwarakuze. Mva ari byiza. Afisha batuma nsubiranye na Keve ariko Ese we ndi waza subiranye na Kevin kandi umuhungu mwiza. gufite Mike wawe se turagukira. Uri kunyubuza se ko ari we ko yancaga inyuma. Asura Kevin Jane yabikora. Twagira ngo si we nazakubibwira. Shaje ushima Imana ufite Mike sha. Ora ni iki ngiye Mike wanje wabandi nta bintu by'abakobwa ajyamo. Umva ngiye no kumushinja nganshinywa. Mwana shona mubise. Mike aritonda. Ashobora gufi. Handsome, oh my god. I don't know how I can explain but birarenze. Kandi bucyo. Shamari. Mike aratandukanye. Ngo miki? Asisi byo. Wese wasubiranye nyine na Kevin. Nawe ukabona umukunzi. Sundi buriya nawe aragukunda nk'uko umukunda. Cyangwa yego kuririmba nk'uko nawe uri kumuririmba. Mike. Si ugusanze afite undi.